Mwongeye kwirirwa nshuti zanjye, ndagarutse rero ngarutse kubasomera igitabo cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi, aricyo cy'iki ngiki nk'ibisanzwe. Ngewe ubasomera kino gitabo nitwa Emmanuel Uwimana, uzwi cyane ku izina rya Emmy Simple, nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo kandi nkaba nkunda gusoma no kwandika. Nahisemo rero kubasomera kino gitabo cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi. Ni igitabo twatangiye gusoma harashize icyumweru cyose turimo kugisoma, dusoma buri gice byibuze ku munsi dusoma ibice bibiri cyangwa bitatu. Ubu rero tugeze ku gice cya nyuma. Iki gitabo cyari kigizwe n'amapaji 87, kikaba cyari kigabanyijemo ibice 12. Buri munsi rero nabasomeraga ibice byibuze bitatu. Ubu rero tugeze ku gice cya nyuma, aricyo gice cya 12, ari naho hari umusozo w'inkuru yacu. Nizere ko mwaryohewe, nizere ko ibice byabanje byabaryoheye. Ubu rero tugiye kureba ngo bimeze bite. Duherukana Umurungi nako Keza yaragiye gusura Mbabazi muri gereza aho yari afungiye, ndetse akivayo ahamagarwa n'Umurungi amubwira ko ari mu bitaro, ameze neza nako ameze nabi, ibintu byinshi cyane. Ubu rero tugiye gusoma igice cya 12 turebe ngo ese Mbabazi yaje gufungurwa, Umurungi se yaje gucika sugira ajya kubaho mu buzima bwe busanzwe, amaherezo se yabo byaje kugenda bite? Dukurikire ntimucikwe n'iyi nkuru, iraryoshye ndizera. Nizere ko mwaryohewe. Wowe ushaka gutanga komenti, wowe ushaka kutubwira uko ubyumva, murarekuriwe kujya kuri YouTube cyangwa ku mashene yacu atandukanye, mukaba mwatwandikira, mukaba mwaduhamagara kuri 0788 89 2053, cyangwa se ukajya kuri YouTube. Hari ahantu munsi haba hari ahantu handitse ngo comment, ugashyiraho komantere zawe uko wumvishe ino nkuru, niba yarakuryoheye, icyo ushaka ko ubutaha tuzagusomera muri ibi bitabo navuze hano. Hari Umurunga w'Urukundo, nayo ni inkuru y'urukundo. Umurunga w'Urukundo nibutse ko ari iki gitabo, nacyo ni igitabo nanditse muri uwo mwaka w'ibihumbi 2020. Hari iki gitabo cyitwa Inzozi z'Urukundo, cyo ntabwo ari histoire ariko ni ahantu, ni igitabo kivuga uburyo ushobora kwinjira mu rukundo ukamenya ibiberamo, ukazarubamo ubizi, ndetse haba harimo n'amakimbirane ukamenya n'uburyo uyakemura. Donc kikwigisha uburyo umuntu yinjira mu rukundo, ingorane zibamo, uburyo bazikemura, ku buryo uzagira urukundo rwiza ukabaho bakavuga ngo nta bikomere, niyo byaba bigiye kuza ukamenya uburyo ubyomora. Hanyuma rero hari n'ikindi gitabo cyitwa Isano isumba iy'amaraso. Cyo ni igitabo nanditse ngendeye muri sosiyete nyarwanda, uburyo abantu babanye n'uko babayeho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ikindi nibutsaga abantu yuko igihe ari ubuzima kandi n'ubuzima bukaba igihe, ko nuramuka utabyitayeho uzamara igihe cyose ukamera nk'aho utigeze ubaho. Donc wazamara donc igihe cyo kubaho cyarangira ukazapasa inaperçu nk'aho utigeze ubaho. Nasabaga rero buri wese ko yakora uko ashoboye agakoresha igihe cye neza afasha abandi, kuko niyo misiyo ubundi ku isi dufite. Wafasha famiye yawe, wafasha abo mwagize gute. Nasobanura ko isano isumba iy'amaraso ni isano yayindi uhuje na buri muntu. Umuntu wese mwabashije kubonana mu buzima mufitanye isano. Reka rero dukomeze. Kari agaciyemo naririmo kubabwira ibitabo nsoma cyangwa se nanditse, nshobora no kuzabasomera ubutaha bitewe na proposal muzatanga. Niba muzashima ko ibintu nabikoze neza, icyo mwavuga ati uzameliyora ibi ngibi, uzashyiremo utu ngutu kugira ngo turyoherwe, I'm there for you. Ndahari ku bwanyu kandi niteguye gukora buri kimwe cyose ngo mwishime. So munyemerere rero dusome igice cya 12 cy'iyi nkuru yitwa Ikiguzi cy'imbabazi, ari nacyo gice cya nyuma. Noneho turaza kurangiza mbashimira, nanababwira muri bakeya noneho ibikubiye muri kiriya gitabo, nsoma amakava y'inyuma n'ibikubiyemo. Twagiye rero mu gice cya 12 ari nacyo cya nyuma cy'iyi nkuru yitwa Ikiguzi cy'urukundo. Keza avuye kuri gereza
yaratashye agera mu rugo mu gicuku maze amaze gukaraba asubiza amaso inyuma umunsi we wose uko wagenze, ukuntu wari muremure kandi urimo ingorane nyinshi. Nuko yongera gukubita agatima kuri ya nimero umurungi yamuhamagaje. Niko kwibwira ati yambwiye ko nimero ariyo yari yatiriye umuforomokazi. Reka nongere muhamagare maze mubaze neza ibyabaye ku murungi. Niko kubatura telefone yongera guhamagara, yitabwa n'umuntu mu ijwi ry'umukobwa. Niho gutangira ati mwiriwe neza, nitwa Keza. Iyi nimero yanyu yigeze kumpamagara ikoreshejwe n'umuvandimwe wanjye witwa Umurungi. Yambwiraga ko ari kwa muganga kandi ameze nabi. Gusa ntitwabashije gukomeza kuvugana. Sinamenye aho arwariye ngo mbashe kuba naza kumureba. None mwamfasha mukandangira neza mukanambwira n'ikibazo yari afite? Muraba mukoze cyane. Gusa nizere ko ntababangamiye cyane ko amasaha yo kuruhuka yageze. Undi aramubwira ati oya rwose nta kibazo, biri mu nshingano zacu gufasha abadukeneye. Undi ati murakoze cyane, none se Umurungi ari hehe? Afite ikibazo ki? Undi ati uriya mubyeyi bamugejeje ku ivuriro mu gitondo yataye ubwenge. Gusa twagerageje gukora ibishoboka agarura ubwenge. Nyuma yo gusuzumwa na muganga basanze atwite inda y'ukwezi kurengaho iminsi mikeya. Nuko rero ubwo mwavuganaga nabwo yongeye kugira ikibazo, ntitwamenya ibyo wamubwiye byatumye yongera kuremba. Narinze nsoza akazi k'uyu munsi akirimo kwitabwaho n'abaganga mu cyumba cy'indembe. Keza amuca mu ijambo ati none se arwariye hehe? Nta muntu umurwaje se? None se nako mbwira aho ari rwose, aho arwariye mbe najya kumureba. Undi ati arwariye ku bitaro bikuru bya gisirikare bikorera mu murwa mukuru. Arwariye mu cyumba cy'indembe cy'110. Gusa aho arwariye haba harinzwe cyane. Baduhaye itegeko ko nta muntu wemerewe kumusura atabiherewe uburenganzira. Nitwe turimo kumwitaho gusa. Keza yaramushimiye amusaba kuzajya akomeza kumuha amakuru ye. Yazabishobora akazongera kumuha kuri telefone bakavugana. Keza yari amaze kumenya byinshi ku byari biri kuba ku nshuti ye magara, kandi nta kindi yari kurenza ku byo uwo muforomokazi yari amaze kumubwira, uretse gukomeza kumusabira ku Mana ngo itabare ubuzima bwe nubwo yari atwite bwari buri mu kaga. Bwari bumaze kwira nuko ajya mu buriri ako gacuho. Mu gitondo Keza yabyutse ajya ku kazi, ariko intego yari imujyanye yari iyo kongera gusaba ikiruhuko gito kugira ngo abashe gukomeza gukurikirana neza dosiye ya Mbabazi. Yari yamenye amakuru yose yari yatumwe na mubyara we washakaga kurenganura iyo nzirakarengane. Umuyobozi we nawe yari umuntu mwiza kandi ushyira mu gaciro, aramufasha. Nyuma y'iminsi mike bihutiye kujya kujuririra igihano cy'imyaka 5 y'igifungo n'izahabu ya miliyoni 5 bari bamaze gukatira Mbabazi. Bari begeranyije ibimenyetso byose ko Mbabazi arengana, ko yagambaniwe kubera impamvu bagaragaje. Nuko umucamanza ababwira ko agiye gusuzuma ubujurire bwabo bakazatangaza umwanzuro w'urukiko mu cyumweru cya nyuma cy'uko kwezi bari batangiye. Batashye bishimye ariko bakumva ko Sugira nabimenya azabisubiza irudubi. Ntibyatinze n'ubundi Sugira amenya iby'urwo rubanza ko umwanzuro w'urukiko rwari rwafashe wajuririwe. Yakomeje gushyiraho ingenza, yewe yirukanisha abacamanza bari bakuriye ubujurire. Akora uko ashoboye bahindura abacamanza bose bari baciye urwo rubanza. Ibyo byatumye urubanza ruba agatereranzamba. Mbabazi nawe akomeza kuborera muri gereza azira gukunda urudashoboka. Nyuma y'imyaka isaga 2 urubanza rusa n'urwibagiranye, nibwo Keza yongeye kubyutsa dosiye. Yongera gutanga ibimenyetso byose bigaragaza ko Mbabazi arengana. Atanga n'uwari wihishe inyuma y'akarengane
kakorerwaga uwashakaga kuvumbura ukuri kwese. Umucamanza afatanyije n'inzego zitandukanye bongeye gusuzuma ikirego cya Mbabazi, begeranya ibimenyetso byose byari byatanzwe, ndetse babijyana muri laboratwari nkuru y'igihugu yari igezweho muri icyo gihe mu gupima inyandiko n'ibimenyetso byari byaratanzwe n'ubushinjacyaha, ngo bongere basuzume ibyari byaratanzwe n'abafashe Mbabazi. Nyuma baje gusanga ibyo bimenyetso byose byari ibihimbano, kuko nta cyagaragaza ko Mbabazi byibura yaba yarigeze akora kuri ibyo biyobyabwenge byari biri mu ishashi. Urukiko rwaje kwanzura ko Mbabazi ari umwere. Umucamanza ategeka ko ahita arekurwa kandi agasubizwa mu kazi, akanahabwa imishahara ye yose yo kuva yafungwa kugeza uwo munsi, kuko basanze yari yaragambaniwe akarenganywa, bamusabira n'impozamarira. Iyo nkuru nziza yageze kuri Mbabazi, Manzi, Keza na mubyara we. Si ukwishima biratinda. Ku munsi wo kurekura Mbabazi, Keza yajyanye na Manzi na mubyara we kwakira Mbabazi wari ufunguwe, maze bamutwara mu modoka yari yazanywe na mubyara wa Keza. Bahitira muri hoteli yari iri mu mujyi rwagati, ngo basure kandi baganirize Mbabazi ibyasigaye bibera hanze muri icyo gihe cyose cyari gishize, n'impamvu nyamukuru yatumye afungwa iyo myaka yose, kugira ngo atazongera gukora amakosa akundana n'umurongi niba ashaka kubaho. Ubwo bari bamaze gufata ifunguro, Keza yasabye ijambo maze atangira agira ati: "Munyemerere mbanze nshimire Imana yongeye kutwemerera kubona Mbabazi muri twe, kandi munyemerere muntize amashyi nshimire uyu mubyara wanjye wemeye kudufasha nubwo bitari byoroshye muri uru rugamba." Bose bakomera icyarimwe amashyi, maze akomeza agira ati: "Ni inzira ndende, ariko turashima Imana ko byose birangiye neza. Ariko nanone umwanzi w'ibyishimo we ntaho yagiye. Mbabazi rero urasabwa kwitonda, kuko isaha iyo ari yo yose wakongera kwibona hariya hantu uvuye. Ikosa rito gusa wakongera gukora, ntabwo tuzi uko byagenda. Ni byiza rero kwirinda no kwitwararika, ugasa naho wibagiwe ibyabaye ku nshuti yawe Umurungi, ukareba uburyo wafungura umuryango w'ubundi buzima n'inzozi zawe niba ushaka amahoro." Yongeye gushimira Manzi nawe utarasibye kujya akomeza kumugemurira no gukomeza Mbabazi. Ati: "Uri umuvandimwe mwiza ntigeze kubona. Usanga abandi babona bagenzi babo bageze mu byago bakabatererana, nyamara aribwo bari babakeneye. Ariko wowe wagize kwihangana mu gihe kitari gito. Imana iguhe umugisha." Bose bakomeje gusangira ijambo, ariko bose bagaruka ku rukundo rwa Mbabazi n'Umurungi. Batanga inama ko ari ukwirinda ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyatuma amahoro n'ibyishimo byongera kubaca mu myanya y'intoki. Mbabazi nawe yasabye ijambo, maze atangira agira ati: "Njye sinabona ibyo mvuga, gusa umutima n'akanwa kanjye byuzuye amashimwe ku bwa byose mwankoreye kuva ku munsi wa mbere kugeza ubwo mbashije kongera kwicarana namwe hano. Mwakoze byinshi ntabasha gusobanura. Mwanyeretse urukundo ntigeze mbona na rimwe mu buzima bwanjye. Mwanyibukije ko ugira neza ukayisanga imbere. Mwarakoze cyane. Imana yo imenya ibyo byose izabahe kugirirwa neza namwe. Koko nasanze ikiguzi cy'imbabazi ari urukundo." Yongeyeho ati: "By'umwihariko ndashimira Keza kuri buri kimwe cyose yakoze ku bwacu, haba kuri njye n'uwahoze ari fiancé wanjye Umurungi. Ni inshuti nziza itabonwa na buri wese. Sinabura kuvuga ko turi abanyamahirwe kuba twaramugize nk'umuvandimwe, nk'inshuti nyanshuti, inshuti magara, inshuti yiyibagirwa ku bw'abandi. Ni urugero rwiza dukwiriye kwigiraho. Njye ntacyo nabona namwitura, gusa nyemerera kwisabira ikintu kimwe. Gusa ntimutekereze ko nasaze cyangwa navangiwe, ahubwo
maze igihe kinini mbitekerezaho. Mu gihe nari nicaye muri ririya shuri mazemo imyaka itari mike, nahigiye byinshi birimo n'urukundo, kandi nasanze umuntu yiruka kumusiga agasiga umusanga, kandi nasanze ibyiza ari ugukunda ugukunda, ukawukunda akunda abandi, kandi ibi nabihamanyije n'umutima wanjye rwose. Nkurikije rero ibyo mwakoze muri iki gihe gishize cyane ibyakozwe na Keza, nasanze ankunda urukundo ntagira uko nduvuga. Nanjye rero nta kindi namwitura kitari ukumugerera mu kebo yangereyemo, mukunda uko bikwiye. None Keza rero nshuti nziza y'ibihe byose, wanyemerera mu cyubahiro nkugomba ugatera intambwe ukigira hano imbere, ukanyemerera nkagira icyo nkwisabira? Undi ahaguruka n'amarira menshi amuzenga mu maso. Nuko undi aca bugufi agira ati, wanyemerera ukambera umutima w'urugo, maze Imana nayo ikadukundira ikarangiza umugambi mwiza muri twe? Maze Keza n'amarira menshi ati, Mbabazi nkunda ntacyo wansaba ngifite ngo nkikwimere ushenge. Byose ndabyemeye, kuko nanjye nkikubona nakubonyemo umusore w'ubutwari budasanzwe. Noneho maze kumva amateka yawe, ndushaho kugukunda no kumva ko utazongera kubabara nkiriho. Undi nawe niko kumukurura amwegamiza mu gituza, barahoberana bishira kera. Abari aho bose barumiwe, bari bafashwe n'ikiniga, amarira atemba ku matama yabo bombi. Nuko Mbabazi afata agatambaro gato yari afite mu mufuka, ahanagura Keza amarira yatembaga ku matama ye agira ati, humura ntibizongera kubaho ukundi. Njye nawe muri paradizo yacu n'abacu, inzozi zanjye ni ukuzasazana nawe, kuko ibyo wakoze ni umwenda ngomba kuzakwishyura ubuzima bwanjye bwose. Bakiri aho Keza yumva telefone irasonnye. Diriri. Ayitabye yumva n'ijwi ry'umurongi. Niko kumubwira ati, muraho neza ke? Amakuru? Duherukana kera sha. Ubu narabyaye, mfite umwana mwiza w'umukobwa, ari hafi kuzuza umwaka n'amezi 5. Ariko arasa na umva ke, nako amakuru ya Mbabazi sha. Ese ntararekurwa? Keza ati, Mbabazi ubu turi kumwe, yafunguwe, ahubwo nako reka muguhe akuvugishe. Mbabazi afata telefone n'igihunga cyinshi ati, alo? Alo? Umuru, ni wowe? Yambi. Umurungi nawe ati, uraho neza Mbaba? Imana ishimwe cyane kongera kumva ijwi ryawe nyuma y'igihe kitari gitoya rwose. Koko se bagufunguye cyangwa ndarota? Shange nabaye umugore w'abandi ku ngufu, gusa ibyanjye byose uzabibazeho Keza niwe wabasha kubigusobanurira neza, kuko n'ubu sindabasha kubyakira. Ariko nuramuka ubyumvishe, ndakwinginze ntuzandenganye ngo ubabare, ahubwo uzakomeze kumbabarira, kuko nanjye ubwanjye sindabasha kubyumva ko ari ukuri pe. Mpora ntekereza ko ari inzozi. Ahari se umunsi umwe nzakanguka, nongere kubona izuba rivira umutima wanjye. Ahari se nzongera guhagarara ku birenge byanjye, nongere kugendagenda muri ya mihanda njye nawe dufatanya agatoki. Gusa sinareka kukubwira ko ubu nabyaye umwana w'umukobwa, ariko ni wowe musa neza. Ni impano wampaye ntazibagirwa. Warakoze cyane Bamba, warakoze cyane Mbaba. Nako ngaho ibihe byiza. Naho njyewe ntuye muri gereza ntazigera nsohokamo na rimwe. Koko ikiguzi cy'imbabazi, nako agahinda gashira kandi gashibuka koko. Mbabazi n'amarira amuzenga mu maso abwira umurungi ati, komera wihangane shenge, ndabizi ibikomere wikoreye ntibigira ingano, gusa humura njye narakubabariye. Umunsi wa mbere duhura nta cyaha na kimwe nkubaraho, kandi nawe niwumva ibi ngiye kukubwira nawe ntubabare, ahubwo umbabarire, kuko amatage burya ni amatindi. Gusa najyaga numva ko wahindutse, aho wagiye wahiriwe,
kandi ko ubu noneho ufite amafaranga, ariko ntangajwe no kumva ugifite agahinda ku mutima. Koko Sugira ntiyigeze ahinduka nyuma y'igihe kingana gutya? Aracyafite umutima utagira imbabazi n'urukundo bigeze aho? Gusa ubu noneho njye namaze gusobanukirwa n'urukundo. Namaze gusobanukirwa ko urukundo rutagurwa, ahubwo ari impano idasanzwe nyirayo agabira uwo ashatse. Yamukundira akamukunda, akayuhirira, igakura ikaba nka cya giti cy'inganzamarumbo. Naje gusanga kandi burya ibyo duha agaciro mu buzima ari byo tuba tubasha kubonesha amaso. Nyamara ibyo ni byo bidukingiriza umutima, ntitubashe kureba inzitizi zitugose. Ari nayo mpamvu tugomba kuba maso, tugasesengura amarangamutima yacu, hato tutazaba nka ba bandi birukiye ubasiga bagasiga ubasanga. Ibyo byose byampaye isomo ntazibagirwa mu buzima. Sinshobora kuzongera gukinisha umutima w'undi, kuko namenye ko burya nawe hari uwamukunda atitaye ku mateka mabi n'ameza yaciyemo. Gusa nanone nta gishengura umutima nko kwibagirwa uwo ukunda. Nawe shenge singusabye kunyibagirwa, kuko dufitanye amateka atabarika. Nubishobora uzabyirengagize kugira ngo twembi tuzagire amahoro. Nari ngufitiye inkuru nziza y'uko njye na Keza twiyemeje kubana. Nibidukundira tuzabatumira mu mezi make, muzaze kudushyigikira. Umurungi yari yatwawe n'amagambo Mbabazi yamubwiraga, ariko aherekezwa n'amarira yashokaga ku matama ye, ariko nta jambo na rimwe yarenzagaho uretse kwikiriza gusa. Nuko yumvishe iby'ubukwe bwe bwa Keza na Mbabazi, avugira hejuru ati, "Oh, Imana ishimwe cyane, kuko byibura Imana wowe iguhanaguye amarira. Keza ni umukobwa w'umutima n'ubupfura, azakwibagiza agahinda kose wagize ku bwanjye. Rwose ndamuzi bihagije. Ubwo ari we sinababara na gatoya, ahubwo nabababarira kenshi. Gusa reka nkubwire ko kuri njye ntawagusimbura. Nubwo nitwa ko ndi umugore wa Sugira, ariko njye ku mutima wanjye nzi neza ko ndi umugore wawe kuko nari narabigusezeranyije. Ibyo uzakora byose uzazirikane ibyo, ko ntawagusimbura mu mutima wanjye." Bari bavuganye umwanya munini. Keza ahamagara Mbabazi ati, "Twakereje abandi sha Mbaba, dutahe." Nuko amusezeraho asubira aho ba Keza bari bicaye. Abasaba imbabazi kuba yatinze, ati, "Murambabarira, hari haciye igihe ntavugana nawe." Mubyara wa Keza ati, "Nta kibazo rwose kandi birumvikana. Gusa twatinze kandi ngomba gusubira mu rugo, kandi nabonye urugendo n'amakorosi y'ino ateye ubwoba. Bisaba kuyagenda umuntu yitonze. Munyemerere mbageze mu rugo mbone igihe ntahira. Tuzagaruka tuje muri ubwo bukwe bwanyu. Twizere ko ari vuba, mutazaba basendatazi." Bose basekera icyarimwe, ari nako bahaguruka berekeza ku modoka. Bagenda bavuga bati, "Koko Mbabazi ababariye Umurungi na Sugira." Nibyo koko, babivuze ukuri ngo ikiguzi cy'imbabazi ni urukundo. Rwo soko y'amahoro n'ibyishimo, rwo rushobora kwihanganira no kubabarira buri kimwe cyose. Inkuru yacu y'urukundo, inkuru yacu y'ikiguzi cy'imbabazi ntaho irangiriye. Irangiye mwumva ukuntu Mbabazi yongeye kubabarira Umurungi na Sugira nyuma y'amabi yose bakoze bakamufungisha mu gihe kirenga imyaka 2. Nyuma y'uko Sugira amutwaye uwo bari bagiye kubana. Nyuma y'uko Keza ahindukiye akemera kubana na Mbabazi. Uru rugo ruzaba ari urw'ibyishimo. Urugo rwa Keza na Mbabazi? Ese twakwibaza byinshi. Gusa icyo tubonye ni uko ikiguzi cy'imbabazi ari urukundo. Rwo soko y'amahoro n'ibyishimo. Rwo rushobora kwihanganira no kubabarira byose. Ikiguzi cy'imbabazi rero ni urukundo. Wowe
wahoraga umbaza cyangwa usoma titire y'igitabo ukavuga ngo ikiguzi cy'imbabazi se kibaho? Yego kibaho. Burya umuntu udafite imbabazi, umuntu udafite urukundo ntagira imbabazi. Ariko iyo umuntu agukunda, ibyo wamukorera byose, ibyo wavuga byose, ibyo wakora byose arakubabarira. Ikiguzi cy'imbabazi rero ni urukundo. Nugira urukundo uzaba utwaye imbabazi mu mufuka, kuko aho uzagera hose ibyo bazagukorera byose, niba ko ufite urukundo nubagirira urukundo uzabababarira. So ndabashimiye rero, mwarakoze cyane kubana nanjye mu gihe kirenga icyumweru mbasomera kino gitabo, tukaba tugeze ku musozo. Nzi ko byafataga iminota hagati ya 15 na 25. Ubu rero uno munsi nishimiye ko igitabo nkirangije kugisoma. Ubukurikiyeho nzabasomera ikindi. Ni ikiganiro cyangwa ni intego nihaye, kubera ko namaze kubona ko abantu benshi nta mwanya bafite wo gusoma ibitabo. Gufata amasaha 2 cyangwa iminota 15 ngo arambure igitabo biramugora. Ariko ushobora kuba wicaye muri salo, abashyitsi bagusuye, ushobora kuba uri muri mu modoka, ugafata telefone yawe ukikonekita kuri YouTube, ukaba wakurikira zino episode, niko nazivuga, bino bice bitandukanye, ukazajya kugera aho ugiye wamaze gusoma cya gitabo cyose. Ni strategy nakoresheje, ko nabonaga bigoye abantu benshi muri iki gihe kubera ukuntu ari busy, umuntu aba ashakisha ubuzima. Ariko uno munsi ushobora kuba wicaye mu biro, ushobora kuba uri mu modoka, ushobora kuba urimo gukora akazi gatandukanye, ugashyiramo utu ekuteri mu matwi, ukikurikirira ikiganiro ndimo kugusomera, ukarangiza gusoma ibitabo 5, 10, 20, 30, kandi ukaganira na ba bantu babanditsi batandukanye bitewe n'intego bafite mu buzima. So ndimo gusoza rero, munyemerere mbabwire igitabo kindi nzabasomera, ikizakurikiraho n'iki cyitwa Umurunga w'urukundo. Ngiye kubabwira muri makeya ibikubiyemo. Iki gitabo cyitwa Umurunga w'urukundo, cyanditswe na Emmanuel Uwimana Emisempo, ariwe ngewe, nacyo ni njye wacyanditse. Natekereje kwandika iki gitabo nyuma yo kubona no gutekereza ubutwari bw'abantu batandukanye bagira kuri iyi si, nyuma yo kubaho amateka n'ibigwi byabo bikibagirana nk'inyuguti zanditswe ku musenyi. Abahanga benshi bakoze ubushakashatsi butandukanye ku mibereho n'imibanire y'abantu, bemeje ko amagambo avuzwe yibagirana nyuma y'igihe runaka, ariko inyuguti zihamaho iteka n'iteka. Mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent. Ngendeye kuri aya magambo, natekereje ko iyi si dutuye, iyo itaza kugira abahanga bavumbuye imyandikire ngo handikwe amateka n'ubuhanga byagiye bihererekanywa ibinyejana n'ibinyejana, ubu tuba tubayeho mu buzima butandukanye n'ubwo tubayeho muri uno munsi. Niyo mpamvu nandika kino gitabo nibanze ku mateka n'ubuzima bwaranze abantu benshi bakoze ibikorwa byinshi byiza by'ubutwari, birimo kwitangira abandi, bagahangana n'ubuzima bwo kuba imfubyi bakiri bato, bagakundana, bakubaka urugo, bagakora batizigamye, bakiteza imbere, yewe bakagirira n'abandi umumaro. Nyamara abagizi ba nabi bakabambura ubuzima, batitaye ku neza bagiriye benshi nabo barimo. Nubwo byagenze gutyo kuri benshi twakundaga, twabuze, nashatse ko imirimo yabo myiza, ineza bagiriraga uwabaganaga wese, yakwiturwa kwandikwa muri iki gitabo gikubiyemo ubuzima bwabo, ngo kizabe urwibutso rudashira rw'urugendo rw'ubuzima bagize bakiri kuri iyi si. Nawe ushobora kuba ufite benshi wibuka bagize ibikorwa byiza, yewe by'ubutwari, nk'ubw'umuryango w'Uwera na Rwema, bakaba batakiriho. Ntuzabyihererane, uzabisangize benshi, bizababere urugero rwiza rwo kugira neza muri iri shuri ry'ubu buzima, maze nabo bazasangire kuri uwo murunga w'urukundo. So iki gitabo nicyo nzabasomera ubutaha, nacyo ni inkuru y'urukundo, inkuru nziza cyane nayo. Ni igitabo gifite amapaje 83, ariko ni igitabo cyiza cyane, kizafasha abantu bose. So ndimo kurangiza rero, munyemerere mbabwire
Mu ncamake ibindi bitabo nanditse cyangwa ubuzima bw'umwanditsi ari we njyewe, umwanditsi w'iki gitabo ndavuga iki ngiki cyitwa Ikiguzi cy'imbabazi nicyo twasomaga. Umwanditsi w'iki gitabo avuga ko mu buzima akunda ubwigenge, amahoro n'urukundo, freedom, peace and love. Akaba akunda kubikundisha abandi. Ikindi yita ku gihe kuko yasanze igihe ari ubuzima kandi ubuzima bukaba ari igihe. Mu gitabo nanditse cyitwa Ubuzima mu muryango, nibanze cyane ku mateka yaranze ubuzima bwanjye no ku bwigenge, freedom cyangwa liberté, uburyo wabaho mu muryango nyarwanda ufasha abandi kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Mu mwaka wa 2017 nanditse ikindi gitabo nise Inzozi z'urukundo. Nicyo cyiki ngiki, Inzozi z'urukundo. Nacyo nagerageje kwibanda ku rukundo, love, l'amour, ngerageza kuvuga ibyarwo n'uburyo warubamo ukaruha no ku bandi wirinze gukomereka cyangwa gukomeretsa abandi. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 nanditse ikindi gitabo nise Isano isumbuye amaraso. Nicyo cyiki ngiki, Isano isumbuye amaraso. Nibanze ku mibereho n'imibanire y'abantu cyane cyane abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ngerageza gusobanura ibikomere bikomereye benshi n'ingaruka byateje mu muryango nyarwanda. Yewe ngerageza gusobanura ko ibyo tubamo, dukora, uko tubikora n'abo tubikorera ari byo bigaragaza isura y'isano dusangiye. Nongeye kugaruka ku gihe, ubuzima tumara kuri iyi si, nsaba buri wese kubikoresha neza kuko umunsi umwe buri wese azaba asigaye ari urwibutso ku bantu. Buri wese rero nagerageza gukora ibyiza kugira ngo azabe urugero rwiza kuri benshi bazumva amateka ye. Mu gitabo nanditse mu 2020 nise Umurunga w'urukundo, nibanze ku mateka n'ubuzima. Ubwo umurunga w'urukundo nicyo cyiki nari maze kubabwira. Nibanze ku mateka n'ubuzima bwaranze abantu benshi bakoze ibikorwa byinshi byiza birimo n'ubutwari, maze bagahangana n'ubuzima bwo kuba imfubyi bakiri bato, bagakundana, bakubaka urugo, bagakora bakiteza imbere, yewe bakagirira n'abandi umumaro. Nyamara abagizi ba nabi babambuye ubuzima batitaye ku neza bagiriye benshi nabo barimo. Nubwo byagenze gutyo, kuri benshi twakundaga twabuze, nashatse ko imirimo yabo myiza, ineza bagiriraga uwabaganaga wese yakwiturwa kwandikwa muri iki gitabo gikubiyemo ubuzima bwabo ngo bizabe urwibutso rudashira rw'urugendo rw'ubuzima bagize bakiri hano kuri iyi si. Muri iki gitabo nise Ikiguzi cy'imbabazi, aricyo cyiki ngiki, Ikiguzi cy'imbabazi, ni inkuru y'urukundo ivuga ku buzima bukomeye abantu batari bake bacamo, nyuma bakazabaho babona ko ubuzima bwabo bwose bufite igisobanuro kimwe, aricyo twakwita ngo agahinda. Usanga bahora babona ko nta mahirwe na make bajya bagira mu buzima ngo amare kabiri. Ariho uzasanga bamwe bagira bati agahinda gashira kandi gashibuka, cyangwa bakavuga ngo warushye ntaruhuka. Wowe ufite amateka nk'ay'Umurongi na Mbabazi bavuga muri iki gitabo, wowe se ubana cyangwa uzabana n'abameze nkabo, uramenye niwumva ibyabo ntuzabababaze ahubwo uzabababarire, kuko ibyabo byose ubimenye byagutera kubabara ukagirira imbabazi benshi bameze nkabo. Nawe ufite byinshi wabuze, ufite benshi wibuka bagize ibikorwa byiza yewe by'ubutwari nka Manzi Keza na mubyara we. Ntuzabyihererane, uzabisangize benshi dusangire urugendo rw'ubu buzima, bizababere urugero rwiza rwo kugirira imbabazi abazibuze. Twese tuzasomere kuri iyi ntango nziza y'amahoro n'urukundo n'imbabazi, maze dusangize benshi by'iyi nkuru y'ikiguzi cy'imbabazi. Koko nasanze ikiguzi cy'imbabazi ari urukundo, kuko ari rwo rubasha kwihanganira no kubabarira byose. Ndabakunda cyane rero, ubwo ubutaha tuzabasomera kino gitabo cyitwa Umurunga w'urukundo. Nikirangira tuzafata ikindi, nikirangira dufate ikindi, nikirangira dufate ikindi, kugeza igihe aho uzajya uba wicaye, waba uri mu modoka, waba uri iwawe mu rugo, waba uri mu kazi, waba urimo gukanisha, waba urimo guhinga, waba aho waba uri hose ukaba urimo gusoma, kuko gusoma ni isoko y'ubumenyi.
ndabakunda cyane rero, narabashimiye mwebwe twabanye muri kino cyumweru cyose turimo kubasomera kino gitabo, wowe waryohewe ushobora kuba wowe ushaka gutunga kino gitabo wowe ubwawe ukakigira iwawe ukajya ugisoma ukagisomera n'abandi uko ubishaka, hari aho wenda nshobora kuba narasomye nabi ndabiseguraho, ni emisiyo ya mbere, ni ubwa mbere nari mbigerageje ngo ndebe ko bishoboka, niba rero hari uko nagoretse amagambo cyangwa nkabisoma uko bitagomba, vraiment ndabasabye ikigongwe, mbizeza ko ubutaha ibyo muzatugiraho inama kugira ngo dukosore bizarushaho kuba byiza. Nzagerageza sinzasoma ibitabo byanjye byonyine nanditse, hari n'ibindi byinshi mfite hano, yewe nzajya nkomeza nkorane n'abanditsi n'abandi bantu bafite amasomero kugira ngo mbasangize bino bitabo byanjye. So ushobora rero kuzampamagara ushaka igitabo nkaba nakikugezaho kuri 0788 cyangwa ukaba watwandikira kuri email yacu ni serivale@gmail.com cyangwa se ukaba wadusura kuri website yacu wa#umurunga.com cyangwa se www.umurunga.com cyangwa se ukaba wadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha kuri Facebook ni Emmy Sempa Uwimana, iyo ugiye uratubona, kuri Instagram ni Emmy Sempa, kuri Twitter ni Sempa Emmy, kuri YouTube naho ni Emmy Sempa Uwimana. Hariho ibiganiro kuri bino bitabo byose nanditse bitandukanye, yewe hari n'ibindi muzagenda mubona byiza cyane. Nkaba mbashimiye rero, Imana ibahe umugisha, turi kumwe. Ushaka igitabo, kino gitabo kigura amafaranga 8,000 gusa y'amanyarwanda, washaka soft copy ikagura 5,000. Iki cyitwa Isano Isumbuye y'Amaraso kigura 15,000 gusa, waba ugishaka uraduhamagara kuri za nimero twavuze, waba ushaka soft copy igura 11,000. Waba ushaka igitabo cyitwa Inzozi z'Urukundo nacyo kigura 8,000 gusa by'amafaranga y'u Rwanda, waba ushaka soft copy nayo igura 5,000 gusa. Umurunga w'Urukundo nacyo kigura 8,000 y'amafaranga y'u Rwanda, hard copy, soft copy nayo ikagura 5,000. So ubuzima mu muryango iyo mfite soft copy gusa nayo igura 5,000, wayisanga kuri ya website www.umurunga.com. So ndabakunda cyane, ndishimye cyane kandi mboneyeho kubifuriza umwaka mushya muhire, kandi dukomeza kwirinda COVID-19, duhana intera, dukaraba intoki, twambara agapfukamunwa neza, mbese dufatanye kugira ngo muri iki gihe ibitabo ntushobora kubibona aho ushaka, buri wese ntajya aho ashaka ngo abone icyo ashaka, ariko natekereje ko tuganiriye muri ubu buryo, nkoresheje kubasomera, nkoresheje kubarangira aho ngaho, ushobora kujyaho ukadawunilodinga igitabo ukishyura amafaranga make, ukadawunilodinga igitabo soft copy ukayisoma ukayisharinga n'abandi, there is no problem. So together we are and yes we can. Twese turi hamwe kandi twese twabishobora dushyize hamwe, iki cyorezo twagitsinda tukagaruka mu buzima busanzwe. So ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi turi kumwe. Ciao, shalom.